uwo muryango wa RANU bavuyemo RPF iza kubyara umuryango wa gisirikare ariwo RPA twaje kwisangamo. Ariko ikintu nashaka kugira ngo mvuge gatoya nsubiye inyuma gato, kugira ngo niyo RPF ibeho niyo RANU ibeho byabaga kenshi bituruka ku kubabazwa. Njya nibuka ibintu bitazamba mu mutwe, twari ubwana buto cyane, nigaga muri secondaire ya mbere muri 82. Muri 82 bigeze kwirukana abanyarwanda, babirukana i Bugande, guverinoma y'umugabo witwa Obote. Igice cyo muri Ankore birukana abanyarwanda ngo nibasubire iyo baturutse iwabo y'u Rwanda. Baje mu Rwanda, bageze mu Rwanda abanyarwanda bati ntabwo muri abanyarwanda, muri Abagande. Nturi umugande, nta nubwo uri n'umunyarwanda, ukibaza uri iki. Njya nshima rero uwo mugabo Obote, nubwo ntamushima mbikuye ku mutima, gusa yatumye tugira umujinya. Hari benshi batari bafite mu ndoto zabo kuzaba abasirikare, ariko icyo gihe cyambe njya nyibuka cyambereye kibe. Abandi bana bagejeje igihe cyo kuruhuka bumva bazataha bakajya mu rugo, ugatekereza utigenza hajyahe. Ababyeyi bawe bagiye mu Rwanda ntuhazi, ntabwo wigeze ugerayo. Ugerageje kwinjira mu Rwanda bakarara bamufashe, bakarara bamujugunya hanze, ukibaza Imana yakuremeye iki? Katwemere yuko uri n'umututsi, ariko se wakoze iki kugira ngo uvuke uri umututsi? Ibyo ni bimwe mu bintu byatumye wa mujinya wa RANU ukomeza uza kubyara ikintu cyitwa RPF. RPF yaje gukomera kubera yuko hari ukubabazwa. RPF iravutse, ariko RPF ivutse iza kuzamo n'abari abasirikare, barimo Command in Chief, barimo Ret Fred n'abandi bagenzi babo bari mu gisirikare cya NRA. Nibwo bafomingaga noneho umutwe w'ingabo wo kujya kubohora igihugu cyacu. Benshi nibwo twagiye mu gisirikare, turabana duta amashuri, turavuga tureka tujye natwe gushaka igihugu cyacu. Ntabwo twaje rero ari amahitamo yo gushaka akazi, rwari urukundo rw'igihugu twatojejwe n'ababyeyi bacu. Nshuti bavandimwe muri hano, twabuze abavandimwe bacu bazize icyo batihaye. Twari twahagurutse tuzi ko tugiye kubatabara kugira ngo bave mu buhake bari barimo. Nduzi ko ari ubuhake n'ingoyi bari barimo. Ikijya kitubabaza nuko tutabasanze bose nkuko twabyifuzaga, ariko baki bacitse ku icumu. Mukomere, muriho, mwarashibutse, muzabaho, kandi nta na jenoside yindi izongera kuba. Ibishoboka byose ubuyobozi bwacu bwiza buzabikora kugira ngo mubeho, bazibe icyuho cyaho ababyeyi banyu batari. Ntago bazabasimbura, ntibyoroshye, ariko mukomere, turi kumwe. RPF iravutse, RPA iravutse nihuse. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 1990 twagabye igitero ku Rwanda. RPA iratera turuka Kagitumba, tuje twiyemeje kubohora igihugu cyacu, tuje gushaka igihugu gakondo yacu, tuje gushaka uburenganzira bwacu no kubohora abanyarwanda no gucyura impunzi. Ibyo byari biri muri manifeste ya RPA. Ikintu cya mbere bwari ubumwe bw'abanyarwanda. Ibi byose bikomoka ku ubumwe bw'abanyarwanda bwasenyutse. Cya kabiri kwari ugucyura impunzi. Ibyo bintu twari twarabyize, twarabifashe mu mutwe, ukumva ugomba kubikora ukitangira igihugu. Hari benshi bari banameze neza, hari abari bakomeye, hari abagize Imana bakiga, hari abari bari muri izo ngabo z'Ubugande,
bakomeye ari abajenerali, hari abari baragiye kwiga bari mu mahanga baroherejwe n'icyo gihugu, ariko ibyo byose barabitaye, bata amago yabo, bata abana babo, ugasiga umudamu atagira n'akazi, kamusigana n'uruhinja. Namwe mu bibare mu byumve, kubera urukundo ukunda igihugu. Abana bataye amashuri ari impinja, utwana tw'imyaka 16 15, dukobwa n'uduhungu. Nagira ngo mbabwire ngo iki gihugu cyanyu cyabahowe n'urubyiruko nkamwe. Biranezeza iyo ndeba imbere yanjye urubyiruko nk'uko mungana, mutangiye gufata inshingano mu nzego z'igihugu. Nimwumve yuko mukuze, ababahoye iki gihugu uhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta nubwo barenzaga imyaka 30. Twese twari hasi 23 n'ine n'itanu, umukuru yari 30. Twarateye kubera inyota y'igihugu cyacu twashakaga. Ikibazo twagize itariki ya mbere, turateye itariki 2, umugaba mukuru barapfuye. Setback itabaho, setback itabaho. Wari ufite imipango yacu yose, wari uzi buri kantu kose. Twese buriya mu gisirikare tubaho nk'umuryango. Buriya umwana mu rugo iyo abona papa we aba yumva nta kintu kingana nawe. Iyo ubonye papa wumva niyo haza intare yayifata. Ntacyo. No muri jenoside abana batakaga nyine areba papa ati papa tubigenze dute. Arapfuye Red Fred ku munsi wa kabiri, babanza kubihisha, ariko inkuru mbi ntirara, twarabimenye. Umunsi wa gatatu urabibona, ukabibonera mu bo hejuru, bacitse intege, byarangiye. Niba uzi gahunda zose, niba uzi programs zose, niwe wapanze, niwe wateguye byose, twebwe turi nk'abana bategereje ko mama ari buze na papa bakatugaburira, bakatwereka ko turyama, bakaduha minerivare, bakaduha buri kintu cyose. Aragiye. Nyuma y'ibyumweru 2 abari bamwungirije nabo babaragiye. Ariko mbabwire ngo twaje turi determined, twaje twiyemeje, ntabwo twahagaze. Muri uko gucanganyikirwa, muri uwo mujinya mwinshi, hari byinshi twakoze. Turarwana, ntitwacitse intege. Urumva aguye Kagitumba ku mupaka hariya Nyabwishongo yize mu birometero 3. Turarwana, turaza tugerana za Kabarore hariya. Ariko ubwo turwana se turarwana turi bana. Number 1, umuntu witwaga ngo azu Rwanda muri izo ngabo za RPF, mu bantu bari bazi u Rwanda, nanjye nari ndimo. Aho nari nzi mu Rwanda kwari ukugera Ingarama kuva Nyagatare ugera Ingarama n'ibyo. Ubwo nzi u Rwanda. Mu bantu bavugaga ngo abantu bazi mu Rwanda mujye hano tukajya. Nabandi bakeya bari barageze Nasho aho bene wabo babazanye. Kandi wazaga mu modoka nabwo utareba ku ruhande, umeze nk'inka batwaye mu modoka, ukaza ukagera Ngarama, kuva Ngarama ukongera ukurira imodoka ugasubira Rwempasha ukambuka. Ubwo icyo gihe ndakanyeshuri nageze aho menya aho abi wacu bari. Ubwo ndi umwe mu bantu bazi u Rwanda. Twagize ikibazo cyo kutamenya n'u Rwanda. Abaruteye bavukiye hanze yarwo. Icya kabiri, turarwana na leta, igihugu gikomeye, gifite inzego, gifite ibikoresho, gifite abaturage, bafite brende, bafite indege, bafite abasirikare bari trained. Twebwe wabaga akomeye cyane n'uwakoze kadete. Ubwo ni wowe ukomeye cyane. Undi wari warize na fande yari atari yagaruka. Turahangana na leta ifite abantu bize, bafite amakosi, bigiye mu Bushinwa, bigiye muri Amerika, bigiye mu Bwongereza, bigiye muri Amerika, bigiye mu hehe hose. Icya gatatu, tarwana n'igihugu gifite inshuti n'abavandimwe. Mu bantu twarwanya na Bigabiro ku itariki ngira ngo 12 bari abakongomani, itariki 8 hari abazayirwa ngo abakomando ba special bavuye
barindaga mu butu ngo bavuye Kotakori, nabo ba mbere nabanje kubona batugwamo, urabyumva n'umubabaro n'umujinya mwinshi n'iki, nabo ntibyababereye byiza, bahise bafunga barigendera kuko bahuye n'abiyahuze. Turarwanira ahantu muri parike utabona n'icyo kurya, inzara, harimo inyamaswa nizo zabagamo gusa nta kindi. Mu buryo tactically ujya kurwana intambara ureba nibura n'ahantu abasirikare bawe bazabona ibyo barya. Dutangiye dutera duciye muri parike, inyamaswa twarasirasaga zigapfa tukazireba, ariko sura yimaze ikize, ntugira n'agasafuriya kuyibaga ngo uyotse, nta nugira icyuma. Njya nibuka hari abariyetona babiri bari bafite bayoneti, ngira ngo mu bantu bagera muri 500 nangwa 1000, babiri batya, kumva iyo bayoneti ukundi zabaga imvubu nangwa imbogo kugira ngo mwose muboneho inyama. Ibyo byose byaba biraho, indege bire hejuru, mukayira bashanje, burende ziracaho zishatse, ariko iyo ntambara twarayirwanye. Ikindi uko turimo kugenda ducika morali kubera uko gupfusha n'ibiki byose, morali yo kwa Habyarimana irazamuka. So ntabwo ibintu byari bimeze neza, inkomere ntufite no kuzisubiza inyuma, n'imiti ntayo, yari intambara itoroshye, mu mvura nyinshi, mu zuba ryinshi. Ariko icyo nababwira bana bacu abakiri batoya, mujye mukunda igihugu cyanyu. Iki gihugu cyavuye kuri His Excellency navuga ngo cyane amateka yacyo yandikishije amaraso, mujye mwumva icyo ashaka kuvuga. Yandikishije amaraso, n'abarwitangiye, n'abapfuye, barapfaga ariko tugakomeza, abacitse ku icumu. Ugacika ku icumu uyu munsi, nejo ugacika ku icumu, nejo bundi ugacika ku icumu, bundi bakakurasa bagasigaho gatoya, ako gatoya bakongera bakakabumbabumba bakakavura, ejo kakongera kagashibuka. Niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mukomera, mujye mukomera, muriho, muzabaho, kandi igihugu kiri kumwe namwe. Mukunda igihugu cyanyu, mukundane, twagiraga ubumwe nibwo bwaturangaga, ako wabonaga wagasangiraga n'uwawe. Cya kabiri twagiraga determination yo kwiyemeza. Uravuga uti niba Red Fred yapfuye, yewe ndi iki, maze iki? Abo twazanye ko bapfuye, hasigaye igihe nyine ubusige nzamara iki, nzavuga iki? Nzabahorera, nzabarwanirira. Uyu mwanzi wabishe nanjye ndarwana nawe. Muri icyo gihe cy'amayobera turi muri uwo mwijima, nibwo nyakubahwa Command in Chief yaje. Arabyumva, ari muri Amerika yaraje, yahageze abo bagabo bamaze gupfa. Hari umunyamakuru wigeze kumubaza ngo ikintu kigeze kimucyarenginga mu buzima bwe mu ishyamba, aravuga ati n'uburyo nasanzemo inkotanyi. Bwari uburyo buri so challenging. Urumva gusanga number 1 abantu bari demoralized, baneshejwe, batsinzwe nako, bashonje, batagira ubuyobozi, abayobozi bugiye guhera hejuru bose bari hasi. Ugasanga abantu bamwe baragucaha, abandi baracaha, abandi bararyamye hasi, bakomeretse, nta miti, nta byo kurya, nta buzima, nta cyerekezo dufite. Yadusanze muri situation itari nziza, ariko njya nshima Imana. Buri Imana ikorera igihe, ibintu byayo bifite ukuntu yabipanze. Yamuzanye mu gihe cya nyacyo, kandi ahahagarara kigabo. Ibi bintu mubona akora ntabwo ari iby'ubu. Nawe ujye wibaza wowe uti mfite imyaka 30 bakampa izo nshingano, ibi bintu nazakubihagararamo nkabishobora?
yaraje ahinduriye situation, aravuga ati intambara ni mwe muyihagaritse, mwe muhagaze nimusubire inyuma, nimuzi puringa forces zose zigaruka inyuma. Arabahamagara ku maradiyo bakomandaza ati ingabo zose muzisubize inyuma. Araturiyoginga, yadusanze ahantu hadasanzwe, ahantu hadasanzwe muri situation itameze neza. Araduhuza, araturiyoginga, aravuga ati abarwayi nibabanze bavurwa. Hari ijambo yavuze yadukoresheje inama ntazibagirwa. Tugeze ahantu mu Gatongore twari turimo, aravuga ati uzi umuntu ukubwira ngo nibabahe ibyo kurya murye muryame. Bakire bate babahe ibyo kurya murye muryame, birashoboka se? Kuko twumvaga ubuzima bwacu ni ukurwana mpaka upfuye, noneho uratubwira ngo turye turyame turuhuke dusinzire. Ati muryame muruhuke, igihe cyo kurwana azakibabwira. Iryo jambo ntirizamvamo, hari muri 90 ntabwo nzizamvamo mu kwezi kwa 10. Turye turyame, abandi baracaho bagenda nk'amasha biruka. Ati nimurye muryame, abandi ni mubavure. Establishing training wings, atangira kuri structuring igisirikare. Ibintu byarahindutse, abari abayobozi barabayoborwa. Aricara hamwe natwe, twakora iki? Murumva twakora iki? Tubigenze dute? Babwire rero ikintu cya mbere yabanje kutubwira ati muhindure uburyo bw'imirwanire. Intambara twarayitangiye, tugomba kuyirangiza. Ngiki kintu twese twavugaga, ariko ibyo kuyirangiza wareba ukabona ntuhabona. Akavuga ati iyi ntambara izarangira kandi nta bandi bazayirangiza nitwe. Kwiyemeza, mujye mwiyemeza. No failing uyu munsi, try again, wicika intege. Ubuzima burakomeza. Nugerageza projet, mugira amaprojet manini muri RSSB, ni napfa icyo gitekerezo ugikuyemo isomo. Ntucike intege, ejo utekereza indi projet. Muracyari bato mu buzima, yewe ugerageza, gerageza ariko nibyanga, gerageza again, try again. Ati tuzakomeza kandi tuzagerayo, duhindure intambara. Muri ako kanya nibwo yatangiye. Hari abari bakiva i Bugande, bari bavaga kure, abavaga Munosi bari batari bahagera, baje hashize nk'ukwezi, cyane ko babaje kujya banadufata mu nzira, kuko twebwe abaje mbere n'imbunda zabo twarazicikanye ntibabimenya. Abatubonye tuza bakabaza bati iyi konvoyi y'abasirikare irajya he? Nibuka baratubwira ngo Red Fred bageze Mbarara, baramubajije batari ko se abanyamakuru bamubonye baza biruka bati bamutunga mikoro bati murajya he? Ati turajya gutegura independence izabera muri Rukungiri. Okay, tuba turakomeje. Hari mu kwezi kwa 10 yabari independence, sinzi umunsi mukuru wa Liberation Day mu kwezi kwa 2. Tubu tugiye gutegura rero iminsi mikuru ni izabera. So tuba turakomeje. Ati kuva uyu munsi duhindura uburyo twarwanagamo, tuve muri convention warfare. Ni intambara y'igihugu ku kindi, ifite burende ukazana burende, wazana indege akazana indege. Mwebwe murahangana na burende bishoboke, n'aka kabunda ka SMG murwanisha. Duhindure tactique, tujye muri gorira. Azana uburyo bwo tutatekerezaga. Turi abanyantege nke, umunyantege nke arubikira, ni mwubikire. Mureba ahantu hari intege nke. Nuko twatangiye igikundi cy'abo basore bari bavuye i Bugande bakiri fresh, bakihagera aba bakozemo batayo Gatuna. Tujya kurasa Gatuna hari tariki ngira ngo tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 ngira ngo. Ikinana cyari cyamanutse cyagiye Gabiro kujya celebratinga yuko cyakubise inshuro inyenzi cyaziroshye hanze y'igihugu. Nibyari imishyikirano yari yatangiye muri Nsere, hari abantu bari bakuye
bakuye mu gisirikare cyacu bakeya babohereza mu mishyikirano. Mobutu yari yahamagaje imishyikirano vuba vuba byihuse kuko cyaramutakiye kiti nta kundi nutantabara baramfatana igihugu. Nsere abari bari Nsere bajya Nsere Mobutu arabashushanya ati uriya ni petit frère, mugende mwumvikane nawe, ndaza kuvugana nawe nanjye, ni mugende muhurire Goma hanyuma murebe uburyo mwajya mu mishyikirano mukumvikana. Uwo munsi bageze Goma baharara ijoro rimwe bahahurira na delegation yaturutse hano i Kigali. Ihageze irababwira ati ibyari imishyikirano biyobowe nibagiwe mu general umukoloneli wari waturutse muri leta, ngo asohotse agiye hanze baramutelefona baramubwira bati inyenzi zose zageze i Bugande. Aragaruka ati byari imishyikirano birarangiye, ubundi se ndavuga n'iki namwe. Ariko inkotanyi ntago zipfa zirazuka. Ati ntacyo mvugana namwe mugende. Okay. N'indege yari yabazanye yari ya Mobutu yari yaboherereje, ntabwo yongeye kubatwara. None saba inyenzi zijya mu rugano, wowe waziha indege y'iki? Bazinesheje noneho baziroshya i Bugande. Gatuna birarashwe, za mbaraga zari Nyagatare zimwe bakaseho igite bakiohereje mu Rukiga, bakiraho bajijinganya mu cyumweru kimwe mu cya kabiri Ruhengeri birarashwe. Tactique ziba zirahindutse. Ubwo noneho na morale yacu bitangiye kugaruka. Tubonye ibyo kurya turariye. Ababeshyi ibyo kurya by'abandi twarabiriye mu Rukiga. Ubuhene bw'abandi twaraburiye, n'inka twarazibaze rwose, n'inkoko twaraziriye. Mama Grace wahoze uvuga wasanga izi wabo twaraziriye, yavuze ko aturuka Ibyumba, ngo nta kundi wakwihangana, nta kundi. Ibyo kurya birabonetse, turarwanira muri tere iyo burenda itari buzamuka amaterasi. Ubwo aho n'umuntu ku muntu turabonana. Noneho inzira bwoba nimwurire muze mudusanga aho turi, imyobo natwe turayicukura duhangane. Turahanganye ariko twabona bamaze kuba benshi tukigendera. Baba bakiraho barangariye ahangaha tukaba turashe mu Ruhengeri, tugeze no kuri gereza n'abafungwa barafunguwe. Ntibabyumva, urashe Ruhengeri iwabo w'abajenerali n'abakoloneli, wowe sirine bakaza bose. N'abari mu Mutara bari basigaye bakaba barabakuruye, n'abari bagiye Ibyumba bakaba barabakuruye. Pressure yari mu Mutara nayo ikabiragabanutse. Abari bara stragglers batakaye muri parike hari abasigaragayo bananirwa kugenda, barashonje, barakomeretse. Pressure ikabiragabanutse ya forces zari ziri hepfo hari. Ibyo kurya birabonetse, turariye tugize akabaraga. Naho twarashe twacyaginze amasasu, by the way tangira kutugurira amasasu natwe. Amakompora turayamwambuye, tukubikira tugakubita tukaba turatwaye. Amasasu tuba turayabonye, agategeka bagatangiye kuza, abarwaye batangiye gukira. Mu gihe kirangariye ati nimusubire mu Mutara vuba vuba. Twaragendaga n'amaguru, njya mbyibaza ubu ngubu nkibaza ko buriya bintu twabikoraga gute? Uzi kuva Kagitumba n'amaguru ukajya kurasa Gatuna n'amaguru, ukakoresha iminsi 2 yonyine, utanyura mu giturage cyabo, ugendera ku mipaka mu misozi, mu bihonomanga, ukararaho ijoro ryose, ukarara ugenda, ukirirwa mu bihuru, bajya iminsi 2 ukabura hageze. Ruhengeri kuva Gatuna hariya kujya mu Birunga iminsi 2. Va hariya Gatuna ukarara mu rugano ruri hariya rwa Butaro, ukava Butaro ukabugeze mu Kirunga hejuru, bugake kuva mu Kirunga ukarasa mu Ruhengeri. Abandi abaruhutse bamaze iminsi batarwana ni mumanuke ndabashaka mu Mutara. Tactique zirahinduka, imbaraga ziba zirabonetse, indege ntizikitwataka kuko noneho twagiye ahirengereye. Noneho dufite n'ibihuru twihishamo bifatika, kandi muri icyo gihuru wajyamo ubundi ugasangamo n'ibijumba. Uko muhugiye aho ngaho ikijumba kabura cyokeje ninjoro, kuko wacanaga ku manywa bakaba barakubonye, bakahapirona bakakubita ikompora. Tactique tuba dutangiye noneho gorira, urumva dutangiye kugira agatege, abarwaye batangiye gukira. Ariko n'ababyeyi ndagira ngo mbabwire ngo nubwo twaje, ababyeyi bacu nibo badukize muri ya mutima wo kudukundisha igihugu.
njya nibaza ababyeyi bo muri iki gihe, mwese muri ababyeyi mufite abana bicaye ahangaha, yiba hari umuntu nasaba ngo mpakana kawe kamwe kakama, ubwana bwarazaga ari ubwana butatu yohereje bugapfa, yarangiza n'akari kasigayeyo kakane akakohereza kakaza. Mujye mwumva urwo rukundo rw'igihugu. Ubwana buba butangiye kwiyongera, turakomeje turarwanya, biba bigeze muri za 92, noneho twumva tugize imbaraga kamaso tuba dufashe. Muzagire rimwe mujye Gikoba, ibintu tuba tuvuga bimwe mwibaza ngo nibyo ni n'amakabya nkuru, bimwe twabikoreraga mu rugano ntimushobora kugerayo yenda. Ibyo byose twabigeragaho kubera yuko twabaga turi hamwe n'umuyobozi wacu, command in chief, twabaga turi hamwe nawe, chairman high command peace niko twamwitaga, political commissar wacu, akatubwira ati iki gihugu kiri ku gahanga kanyu, nimwe mugomba kukiribaretinga. Mwakwiriye butari ku bungu buriya yatumenye, buriya ntabwo aba yibeshya, ubu tuzakiribaretinga. Ariko ukavuga uti ariko tuzagerayo buriya ubwo ari bubivuze. Muzagereye mureba hano twabaga, murebe indake yabaga twabanaga nawe, haba muri urwo rugano, muri ubwo bukonje, muri iyo mbeho. Command yegereye abikomane. N'ubu uri umuyobozi CEO, jya wicarana n'abo uyobora. Ndagusaba kugira humility, ukamanuka ukicarana n'abo uyobora, ukumva yuko ntabwo uri CEO w'ibiti, nta nubwo uri CEO w'amazu, uri CEO w'aba bantu bicaye. Ujye wicarana nabo bumve, aba bantu bafite ibitekerezo, bafite ubwenge. Leta y'u Rwanda ya mbere yarimo abaswa, nubwo bari barize. Ukica abanyabwenge, ukica abaganga, ukica abarimu bakurerera abana, ukica abakozi ba RSSB beza bagukoreraga akazi keza, batezaga igihugu imbere, ukica abaturage bawe. Twabaga turi kumwe n'umuyobozi, imvungure twaryaga nizo yaryaga, ntibazakubeshye. Yararaga mu gatenti karaho gatyo kangana n'utu tw'abaturisiti bagendana. Yabagaho nk'uko tubayeho. Umuyobozi mwiza abana n'abayobora, basonza agasonzana nabo, bamera neza akamerane neza nabo, banezerwa akanezerwa nabo, bababara akababarana nabo. Yabanye natwe, atubera umuyobozi, atubera mentor. Twahuye turi igisirikare gitandukanye, gifite imibereho, abantu batandukanye baturutse imihanda yose, aratumobilizinga, aratwigisha, atugira umwe, twumva ibintu byose tukabyumva kimwe. Twararwanye, tuba dutangiye kugira agatege muri 92 mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi, itariki sinzazibagirwa, itariki 5 nibwo twamanutse twinjira mu Rwanda, tunyeze ahantu bita Gikoba, twinjira ahantu bita Gikoba. Bwari buke, ari itariki 5 twahageze nye nijoro. Impamvu ntazabyibuka niki, nuko hari bwari buke, ari umunsi mukuru wo bita le 5 juillet, itariki 5 z'ukwa karindwi, ngo nibwo Habyarimana ngira ngo yafashe leta. Abantu bose babaga benza inzoga, babaga bateguye iminsi mikuru, biteguye gufeta uwo munsi mukuru. Inzoga zabo ntazo banyoye, nitwe twazinyoye pe, singiye kubabeshya. Kariya kagari n'umurenge nitwe twabiriye ibyo kurya bari bateguye, n'inzoga zabo turazinywa. Uwo munsi sinzawibagirwa. Twinjiye muri urwo rutoki, dusanga niho ubuzima buri. Turavuga turi n'u Rwanda, turugezemo ntituzongera kuruvamo. Ati ni mucukuri, ubu duhinduye imirwanire, ubu noneho tugiye kuri defensive. Mucukura imyobo, ducukura imyobo, ariko n'intege nke no kubanza kubisuzugura n'iki. Ingabo z'u Rwanda zaratwatatse. Kasitari yatugerageje inshuro 3, ibitero 3 byo twise Rukokoma. Haza Rukokoma ya mbere, arakubita turamwihorera, arakubita, tuguma mu myobo. Baza batugeraho tugakubita, hagasubirayo bake. Natwe ntago twari dufite alternative, n'imisozi yari turi inyuma. Kuri ayo manywa ntiwawukakamba, ntiwawurira. Tambarare bagakubita ahantu hose hagashya.
agasubirayo icyumweru cyose akongera akitegura. Twarwanaga ku cyumweru, agasubirayo yatangiye ku cyumweru. Urebye yiba mugira ngo ndababeshya, mushaka izo tariki enye za 91 mu kwezi kwa karindwi muzasanga hari ku cyumweru. Agaruka ku cyumweru nanone yirengeje icyumweru aragaruka. Ntago byamubereye byiza, ariko natwe adukokoreraho urutoki rurashira. Imbunda yakomandaga, twari dutangiye gufata uburadiyo bwabo tukajya tuba monitoringa, akomandinga ngo bamwuzanire amatoni, mutuzanire toni 10 za Mortier 7, mutuzanire toni 20 za 85 nako za 82, mutuzanire toni 10 toni. Bakaza bakabiturunda hejuru mu myobo, tukagwa mu mwobo nk'ubushishi. Yazamuka bakibeshya bati twaburangije nimugende mu butoragure busigaye. Yiba nabo bajyaga bafata mikoro ngo baze babivuge. Hari kadete yahashiriye ishiraho yasubiraga inyuma, Gasitara akavuga ati musubireyo kwambwamo, bakaza tugakubita. Kadete irashira, ubusuriye tona bushiraho bwari bupasinze hirya. Babona kugenda ntibyanze, asubirayo ku nshuro ya gatatu ati ngiye gupanga ikindi yise ngo ni ratissage combine. Icyo gitero ratissage combine sinzi ibyo yavangavangaga, imiti yagiye aravangavanga, sinzayibagirwa. Byaheraga nimugoroba tukazibona bisi zikazana, akazana ingabo zose pe zafite, yari umugaba mukuru w'ingabo, yari afite ubwo burenganzira. Agatumiza ziri Kibungo, agatumiza ziri Butara, agatumiza ziri Cyangugu, zose bakarundanya bakazana amabisi agatunda. Tukabaraba umwana uri ku musozi hejuru akatubwira ati haje, ati ndabona bisi ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu. Areba ibimodoka bicanye amatara nka saa 2 nk'aya masaha, ukavuga uti izi modoka noneho ziratumara. Ati noneho ati ndabona zigeze 40 n'ibikamyo n'ibikurura n'iki. Okay, Excellence ati mwitegure, kandi nawe yabaga araho mu mwoba. Urajya hese ubusira muca usubira inyuma basi. Aho gasawa buracya turabonana, so bugacya bageze aho baremera bati noneho mbere twavugaga ko ziri inyenzi zifite imirizo zifite amatwi atendera, turemeye n'abanyarwanda nimuze dushyikirane. Aho ni imishyikirano yatangiye. Ako gataka agahugu mukandi niko twakitaga. Bamaze kunanirwa babivaho bamara nk'ukwezi batakiza. Turitegura neza, abana barakira, turongera turisuganya tutoya. Imbere bari baradushyizeho shene ya deployments, buri gasozi kariho abasirikare. Abo gataba abasirikare bari imbere yanyu simbashaka. Tubigenze dutetse, murekinge murebe inyuma yabo, mushaka ahantu mwanyura mujye inyuma yabo. None wasi turayirwana gute? Abwira commanders ati ngewe wowe ndagushaka inyuma ya ziriya defense. Bari abasirikare bari hari, sinshaka kuzongera kubona bo buri umutwe nangwa barya, ntibazongere kuva muri iriya defense yabo. Tuba dutangiye iyo bitaga sige, gaca muri ako gakorido, undi batayi gaca muri aka gakorido, indi gaca muri kariya gakorido, mukajya inyuma yabo mugafunga, mugacukura imyobo. Abaje kubagemurira ibyo kurya byatekerwaga Nyagatare byose bigaburira iyo operation yose. Akamodoka kajuga mugakubita, bakabitaho mukabirya. Byeri zabo banywaga byeri, bari abasirimu saa 6 bakanywa byeri, ukumva abana bati byeri yabonetse ntago nzava. Ntajye kuvoma, ntajye gusenya, ntagire icyo yimarira. Nawe ukamusiginja muri metero 150 hafi ya defense ye, maze handi mugashaka ubwamuritse mukaguma mumujugunyira. Tuba turabasiginze munsi wa mbere wa kabiri, abaza kubarisikiwinga bakaza tugakubita bagasubira Nyagatare, bakongera bagapanga bakagaruka bakubita bagasubira. Bati ntabwo byananiranye, ni mupfumure muzi. Barapfumuye bose, mubahinzira tukabahinzira, bameneka za Nyagatare babaragiye.
ubwo tuba turimutse tuvuye hano tugeze aho itente igarukira, ubutaka burakuze. Iyo ni tactique turayihinduye, tuvuye ku defensive tubaye offensive sasa. Ene bibaye ngari, ariko abana nabo baraza, ababyeyi nabo barasunika, morale yatangiye kuzamuka, barumva yuko ibyo turimo gukora noneho n'imishyikirano noneho bumva batangiye kwema. Aravuga ati ariko nta nubwo twaraye n'iminsi 2 dusiginze n'ukuri, twambutse twambutse umuvumba. Ati forces zitarwanye ndabashaka ibyumba. Ibyumba se ko tutigeze turekinga? Ati mujyeyo, hari abari bararekinzeyo barahari. Ati Kayitare yagiyeyo n'abasirikare, tuba dupanze intambara y'ibyumba, kandi ntimujye guhangana n'aba baha ku mupaka, muca hagati yabo mugende, mujye babumva ibyumba, bajya kumva bumva turi ibyumba twafashe ku Murindi, abandi bageze za Kivuye, abandi bari hehe iwabo wa Grace. Bumva imisozi yose twayikabye, abari bari inyuma bivanye bonyine babaragiye. Ubutaka buba burabonetse noneho, igihugu tugiye kukigabana noneho. Bati tugiye noneho Arusha turabemeye, muri abasirikare ndetse muri n'ingabo z'u Rwanda. Ariko ibyo byose ntago byahagaritse igicwa ry'Abanyarwanda. Ari ryo nsubiraho inyuma gatoya. Itariki ya mbere twarateye ibyitso, umututsi wese yaraye muri gereza, keretse utabonye. Ariko abatutsi 95% bari mu Rwanda baraye muri gereza, birashisha amasaso aha mu mujyi ngo inyenzi zahageze, zigeze hazite. Kibirira abatutsi barabicaga nk'uko bahoze babivuga, mu Bugesera barabicaga, hari ababurugumesitiri bicaga, bari barabaye bakamuvana ku igarade ry'uburugumesitiri bakamugira umudepite kubera yuko ari umwicanyi ruharwa. Waha Bicumbi niko bari baramugize, n'abandi bitwa Basemanza, n'abandi bitwa Bakajerijeri, n'abandi bari barabaye. Akica bakamugorerera, ukica abantu baremwe n'Imana, ukabicira yuko ngo ari abatutsi batigeze bagira icyo bashyiraho kugira ngo babe batutsi. Twararwanye, babigeze mu 92 mu kwezi kwa 6, tuba tumaje gufata intebe nini, nawe niko yimuka command chief abageze ku Murindi. Imishyikirano noneho birakomeye, ariko imishyikirano ikagera aho bakayica, ubundi bakabyanga, ubundi bagiye Arusha bakagaruka ari nta kintu bagezeho. Habyarimana akabyica. Igihe bicaga abantu bikibirira nibwo bwe bahoze bavuga, nibwo yavuze ati none mu bahane, nibwo habagaho igitero cya Rowite. Nanone turaza tugarukira hano Shyorongi, umuhanda wa kaburimbo ujya mu Ruhengeri turawufunga. Abandi baraza bagera za Byumba mu Rukomo hari, abandi baraza bagera hejuru za Bwisiki. Tuba tumaze kubona yuko noneho Habyarimana nta kiturusha imbaraga, batari ko noneho twajya no mu mishyikirano batenakinihira na hehe imishyikirano gata, ariko bikaba nyirarureshwa, bagasubira inyuma bagafata abantu bakica abantu. Amashyaka aje, inkubiri y'amashyaka, amashyaka aje nayo turavuga ati ni byiza nabyo, izo ni imbaraga nazo zigabanutse kuri MRND. Baraje babaye nabeza, turabamobilize ndetse bageze no ku Murindi, dutangiye gukina nabo imipira za volley ibiki. Twigeze gukina n'ikipe yabaga yitwaga Buhiri, ngira ngo yari yaba PSD. Harimo abantu bumva, ubona bumva koko turi Abanyarwanda, batubonye turaganira nabo, nibwo batangiye kwemerana 600 kwiza n'abapolitisiye no kugabana imyanya. Ariko ibyo byose ntabwo ari uko rwari urukundo, zari imbaraga zabaga zagiyemo. Ibyo byose byaterwaga n'iki? N'imbaraga za RPA, kwa kutatezuka, kwa kutagajuka, kwa ya resilience, ya patriotism. Ukavuga uti niyo byagenda bite, niyo napfa jewe, gupfa je utazapfa se ninde utazapfa hanga. Twebwe twari urupfu, hari ikintu tutatekerezaga, utinya ngo uzapfa. Abapfuye se abantu nkawe. So twararaje, imishyikirano iraba,
igihe cya Rawiti turarwanya badushubije nako turarwanya dufasha ahantu barangije baravuga ngo dusubire inyuma, babashyizeho DMZ, tuba tubonye natwe abaturage dutangira kuganira n'abaturage, tangira kubabwira abo turi bo, ubundi baratubonaga bakaduhunga bakaduterera induru, babona ko turi abanyarwanda bagenzi babo, batangira nabo kuvuga ibyo babonye. Ibyo byose bigeze muri 1994 kinane cyanga gusinya kigira gite kikanza hepfo hariya, kigarutse nibwo abaheza nguni bakicaga bakirasaga indegiragwa. Jenoside biratangiye. Nibyo nababwira, ibintu byose byabaga byarateguwe bitegereje imbarutso. Urushyi rwa Mbonyumutwa abatutsi bicwe, igitero cy'itariki ya mbere abatutsi bicwe, inyenzi zirateye abatutsi bicwe, ikinani baragihanuye batabatutsi bicwe, agatutsi kagasaza kagakecuru nanga gahinja karepfa iyo ngiyo mu kagari mu murenge pfa iyo ngiyo bakakaziza Kinani, kataranamubonaho katazi n'ifoto ye, umubyeyi Habyarimana yapfuye. Birara mu bana b'u Rwanda, agasaza kakica agasaza kagenzi kako bakuranye, umwana w'umunyeshuri umukozi runaka. Ariko ibyo byose ni ingaruka z'urwango bari barabatoje, ya macakubiri, kwa guteranya abanyarwanda, kwa gucamo abanyarwanda ibice. Umuyobozi uyobora ubumwe bw'abanyarwanda nizo mbaraga zabo, ubumwe bw'abana b'u Rwanda bwabuze nibwo twashakaga bwa mbere.